yego ndagushimiye kuba wemera gufata umwanya wawe warangiza ugafata igikumwe cyawe ugakanda muri iyo touch yawe wiguriye warangiza ukajya kuri YouTube ukareba inkuru zanjye. Ndagushimiye cyane, Imana iguha umugisha cyane, kandi nizere neza yuko wamaze gukora subscribe. Iryo naryo nishimwe ngushimiye. Nimba nawe utarakora subscribe manuka hasi mu ibara ry'umutuku hakande, ukimara kuhakanda uhita ubona inzogero ikande aho uhita ukanda kuyo hejuru mu nzogero eshatu bari bukwereke, bityo ubaye umwe mu banyamuryango bacu, kandi ndagushimiye cyane kuba uhisemo kuba ubikoze. Yewe fata ayo mashyiga yatere neza, nurangiza ufata amazi usuke mu cyungo, nurangiza utereke kwa ayo mashyiga bityo wenyegeze umuriro. Nubona amaze gushyuha ufate bwa bufunagemo bityo ucumbira agatsima. Ndabizi neza mu kanya nimara kubabwira ino nkuru umuhogo uraba wumye, bityo ngaruke nanjye nirira. Nitwa Sibomana Anatole Peace. Nizere neza yuko kabisa wamaze kwishimira kubana natwe mu biganiro nk'ibi ngibi. Iyi ni inkuru ngiye kukubwira kabisa, ngira ngo ni inkuru idasanzwe yabaye kuri uyu munsi, aho nawe tera agatebe kawe neza bityo nkubarire ino nkuru yabereye mu mugejo. Ngira ngo ni ku munsi w'ejo itariki ya 25 hari mu masaha ya saa 9 neza, ukwezi n'ukwa kane umwaka wa 2023. Aha ngaha ni mu mujyi neza, ukimara kuva hazwi nko kuri rope neza hagati utandukanye n'umuhanda ujya kwa Makuza ugahita ukata ku muhanda ujya kwa Rubangura. Aho ngaho ukimara kuhagera neza na ahantu ngira ngo uburi kureba imbere neza, ahantu hari TDM aho yubatse, cyangwa se ugeze kuri City Tower neza ku nyubako ndende yo mu gihugu cy'u Rwanda. Aha ngaha ni hafi ya sitasiyo itagikora, umeze nk'ugiye kumanuka ujya hazwi nko kuri Sheke. Aha hantu ngira ngo iki kibazo cyabaye ejo nari mpagaze neza cyane, aho nabyiboneye, aho imodoka iri mu bwoko bwa Toyota, ngira ngo ni imodoka Hiace, imodoka itwawe n'umushoferi umwe gusa ni nawe wari uri muri iyo modoka, kuko icyambwiye ko ari we wenyine wari urimo. Nagiye kubona mbona arasimbutse. Wakwibaza ngo yasimbutse yabaye iki? Nagiye kubona mbona imodoka icumbye umwotsi, imaze gucumba umwotsi imodoka itihagarara, ihagaze umushoferi avamo asimbuka cyane, urumva nta na feri yashyizemo. Noneho biza kurangira imodoka iri gusubira inyuma, abantu bahita bayisunikanyira. Muri kubibona ni abagabo benshi bahise bafata imodoka barayisunika bayigeza ahantu iri buhagarare neza, hahita hitiriramo umuntu ashyiramo feri ya imodoka bikihagarara aho ngaho. Imodoka yaje guhita icumba umwotsi mwinshi cyane, tugiye kubona tubona umuriro uratse, ndetse numva umuntu aravuze ngo mu kanya gatira turika. Koko mu kanya nk'ako guhumbya twagiye twumva urusaku, imodoka ihita iturika. Ngira ngo guturika ni nka taka yari ituritse. Iyi modoka ni imodoka ikorera mu cyanya cy'Inyange, cyangwa se ikorera mu ruganda rw'Inyange. Ikaba ari imodoka itwara produits z'Inyange. Ngira ngo urebye kuri tablo cyangwa se kuri trabrize yayo, cyangwa se kuri ibirahuri byo ku miryango byari bipfutse ibikarito bishushanyijeho Inyange ndetse n'ibirango by'Inyange. Iyi modoka ngira ngo twagerageje uko dushoboye kose kugira ngo turebe ko twazimya, biza kurangira imodoka yanze kuzima. Noneho ngira ngo abari baraho ngaho mu masaro bagiye bafata amabasi bazana amazi bayisukaho, biranga yanga kuzima. Noneho icyatumye idashya, twaje kurokorwa n'umugira neza w'umuhinde. Ngira ngo ni umwe mu bashyitsi bari mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu muhinde niwe waje azana kizimyamwoto, ngira ngo yaraturutse muri City Tower, arangije kizimyamwoto arayicana. Niwe waje kugerageza uko ashoboye kose kugira ngo imodoka itaza kuba yatokombera. Yazanye kizimyamwoto arazimya, biza kurangira ishize. Yewe azana n'indi, ndetse haza n'abandi bantu benshi cyane bazanye kizimyamwoto zitandukanye zigeze muri enye, barazifuhera cyane beherekeza kuri iyo modoka. Biza kurangira imodoka icitse intege yanga gukomeza kwaka, isa naho izimyemo. Abantu bibwira ko imodoka yaje kuzima. Mu kanya gatoya twaje tubona irongeye irihembereye, umwotsi uba mwinshi cyane. Noneho imodoka tugiye kubona tubona umuriro uragurumanye cyane. Noneho hahita haza abandi bantu bazana kizimyamwoto, nabo birangira bongeye barazimya biranga. Noneho abantu kugeza ubwo bahise bacika intege, kizimyamwoto nazo zicitse intege zishizemo, biza kurangira abantu bahise begerayo, imodoka barayitaye. Ngira ngo ubwishi bw'abantu bari barahanga mu ma etage hanose bazengurutse, ngira ngo n'umuhanda bawufunze. Iyi modoka yaje gukomeza kwaka cyane. Noneho tugiye tubona muri taka yaho umuriro uri kugenda uvamo. Noneho twabonaga imyotsi, biza kurangira tubonye ibatsi by'umuriro byinshi cyane. Nuko ibyo bibatsi bikomeza kugenda bigurumana ari byinshi cyane. Noneho abantu bari baraho ngaho bashungereye, bamwe n'amatelefoni yabo bafotora, biza kurangira nabo batangiye kwihinda, barahunga imodoka barayita.
wa muhinde sinzano yikoje abazanye indi kizimyamwoto ndende arongera arafuretsa none iyo kizimyamwoto irazimya biranga rwana nayo biranga ngira ngo hano hari n'umwana waje kwitanga ahita asimbukira mu modoka abakuyemo ipine yari irimo kugira ngo ipine itaza kuba yakwangirika barabateho kugira ngo hahombe ibintu byinshi ipine yirokore. Abantu bose batinya kujyamo ariko umwana muto cyane uri mu kigero cy'imyaka 16 n'irindwi niwe waje kwitereramo ipine abayikuyemo. Noneho imodoka irakomeza iraka umuhinde agerageza kurwana nayo biza kurangira none yongeye gucika intege. Mbese mu by'ukuri uyu muhinde ntako atagize ni naye muntu watumye ino modoka idashya ngo irangire kugeza ubwo kizimyamwoto ya polisi yaje kuba yaza ariko izikerewemo gake ariko wa muhinde yakomeje kurwana nayo ndetse n'abaturage bakomeje kugenda bazimyazimya ariko imodoka ikomeza kubabana ibamba. Imodoka mu kuba abantu ibamba byaje kurangira bakomeje kugenda bayizimya biranga barayizimya biranga natwe twari turi aho ngaho dushungereye ndetse n'abandi tugerageza gufata n'amazi tumenaho biranga ku buryo ngira ngo hariya kwa Rubangura muri uriya muhanda haje kuba umweru kubera kizimyamwoto hose ahinduka umweru. Mbese urebye byari ibitendo ndetse urebye wagira ngo ni filime yari iri kubera aho ngaho mwabantu mwe. Imodoka uziko burya ishya igashya bikarangira imodoka abantu barwanye nayo ntizime. Uziko kuri uyu muntu avangagenda na kizimyamwoto imwe keretse ubibonye bikiba ariko iyo byamaze gufata indi ntera ntabwo imodoka ukijimije ngo bikunde. Ubwo imodoka barayijimije tugira ngo irazimya hashira umwanya munini imodoka bisa naho yazimye ariko ukajya ubona kotsi gake gake kumbe uwo mwotsi uri kugenda uza ari muke muke imodoka niko iri kugenda yikusanya kumbe hari ahantu hari gushya mu masinga abantu batabibonye ndetse no mu byuma by'imbere aho batabasha kugera. Ku bw'amahirwe tugiye tubona kizimyamwoto ya polisi iraje. Byaje kugenda gute? Kizimyamwoto ikihagera yaraje isanga irimo amboteyaje noneho kwa kundi ije isanga ari amboteyaje nayihera muri amboteyaje iburaho ihera cyangwa se ibura hinyura kugira ngo yagera kuri iyo imodoka ibashe kuba yazimywa niyo kizimyamwoto. Byaje kugenda gute? Imodoka ya yindi iri gushya yakomeje kugenda ishyamo buhoro abantu bakomeza kurwana nayo kizimyamwoto itiva muri amboteyaje isubira inyuma urumva bayishakira inzira ihita igenda ica kwa Makuza imanuka ku muhanda hari wa Sasenike ubwo ngubwo ibiturutse inyuma y'abantu ifata umupira muremure irawohereza nibwo imodoka bahise bayiferaho amazi menshi cyane ako kanya imodoka bakomeza kurwana nayo biza kurangira. Filime yizinze imodoka iba irazimye ariko imodoka ritarashya yose ariko byinshi cyane byarangiritse. Nukuri ngira ngo ni ibintu bidasanzwe n'ujya ubona inkongi y'umuriro nukuri imaze gutangira gututumba cyangwa se wabiketse cyangwa se wabitekereje ko imodoka yashyushye ndetse n'ikinyabiziga utwaye icyo ari cyo cyose ujye ubanza uhagarare ucekinge neza urebe. Ku bw'amahirwe nta muntu wahiriye muri iyi modoka ndetse nta n'umuntu wagiriyemo ikibazo hangiritse igikoresho gusa. Nitwa Sibomana Anatole Peace. Ndabashimiye. Ciao ndabakunda cyane maze